Reka nshimire wowe wakoze subscribe kuri channel yacu, reka nshimire wowe ukunda filime Umwari series. Mukomeze mukore subscribe ubundi tugeze ku 100,000. Ariko nabazariye indi filime cyashya. Aya basiya. Rebe hakuno muri quartier intambara zavutse do. Tatavuza ngo musohoze. Moso zana hano. Gasasira muramuzi n'umuhitinzi muri quartier. Nasohoka Baramuzi ndamushaka. Bamurebera ku rutugu wowe nde umushaka ucezereza kare iryo wabiryana pe wabiryana gute wangiriye imwe ko ndi imfubyi gutwita byo nago birimo utazabihonda mukane kare kandi muzima nukuri banje ndi muzima ko ndi imfubyi sinushaka bamwicishije icupa papa yari yicishije icupa mama urebe kumbwira ngo nkamwime ibintu je mwime bwombo ukamwima iyambaga yansiramura nta kinya yahita nyica menya ko ari we nzabyara. sha mwana Munsi nari gusiba. imbaraga nari kuzikoramo ibiraha kabisa Koko Ruvi hako na ruwatahutse menya yarahukanye akabura ujya kumucyura Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane. Umwana burya ibidahura n'imisozi ntabundi abantu bonye ko bishoboka bahura Umwana sikari huza abantu mukaza noneho najya nemera none se Karine mwaje gutandukana ushaka uyu nguyu ko yambwiye kuri sheri we reka ngorobuze mu sheri musanga muziranye ko mwese murebanye nkana mwese musanga ni turaziranye duherukana tukiri batoya Kuki? duherukana tukiri bato cyane rwose None se ko yambwiye ko ari nyina wa Karine wowe wiganye na Karine muzanye wewe mva mu ahubwo njyewe ntabwo nari nzi ko uyu ari we mugabo wa Karine ntunguwe rero nuko nzi Karine burya n'umwana mbere nyina wabo noneho uyu nawe akaba ari we washatse Karine ariko nanone mbabarwa nuko dise ari we wamusimbuye mu rugo mbambwire kako erega urabona Karine aje kubimbera mu gihugu cyane kugira ngo amakuru nimba wenda utayazi yajyaga mpemukira akambotera ntonje za buri munsi ibyo rero narabyumvise urumva nyuma yaho rero nahise gukunda n'uyu mukobwa ubu nyine dutuma kwibana kuko nabonaga nta bundi buzima bwo kubona hotezwa ndi umuntu w'umugabo nitwa Sunga ariko rero buriya Karine ni n'umunyamafuti cyane nitamo kwishumbusha Karine ari umunyamafuti buriya Karine n'ikintu cyari gitumye nza kumureba none urumva nkubwire ntabyo uzi ibyo yankoragaho ntabyo uzi ubuzima bwose nabanyemo na Karine byari induru buri munsi mu nzu birasa nese Birasa ni umugabo wawe ubuze ikintu cyari kinzanye aha narenze abona kwiyaba Karine ku mwana wanjye Birasa nibyariye mu nda yanjye ubwanjye kuki Birasa umwana nibyariye Birasa umwana wagize gute yewe guhora Karine amwiyitirira kako narinje hano kumubwira ubundi Birasa afite iki kirenze ku buryo agira abamama babiri cyane kandi bamurwanira n'uwawe n'uwa Karine rero uriya mugore wawe ngira ngo uramuzi kundusha buriya Karine ni umuntu ukunda imitungo cyane buriya rero yumvise ko Birasa afite amazu afite imitungo afite amabiro afite iki uravuga ati nimvuga ko ari umwana wanjye nzamuzungura nzabiryaho ariko narinje hano kumuha umucyo ni amakuru mashya ntekereza ko ari ibintu atarazi ngira ngo wowe urabizi wabaye iwacu kera Karine ni umwana wa mukuru wanjye Karine kuba yarabyaye ibyo yarabyaye umwana wabyaye ntabwo ari Birasa kuki ushatse kuvuga ni inkuru ndende ni ibintu Karine umwana yabyaye yamaje kumubyara aramuta muti wanjye maje kumutambona ntashobora kurera uruhinja mutanga mu kigo cy'ababikira cyariraga imfubyi hafunga
umwana we rwose ntabwo ari Birasa. ariko ibintu ndi kukubwira nibyo nyamara rero rwose ndi kukubwira nibyo kandi ndavuze ngo haguruka sohoka uri kwivugisha ibiki nza nkugwire nabona nkubise niko mvuze nta kindi kintu mvuze nkubone hanze nagiye na akosireka kubaza ikintu kimwe Birasa w'umunyabwenge ufite ikihe kibazo Birasa w'umunyabwenge karo nkubwire ubwenge bwari bwiza nuko bwagize ute bwamenywe na bose ese bira reka nshime yuko da bakubwiye ko ndi umwana wa Domina reka tubyemere ndi umwana we ese nawe umwana wa Domina nakubaniye nabi nakubereye umugore mubi ntabwo se ibintu byose uri kubivugira iki koko ku buryo wifata ukansuzugura ukagera naho ngambanira nakugambaniye neza ibintu uri kuvuga ni iki ibyo bintu uri kubikura he bira ndashaka kundeba mu maso yawe turebane nta kintu wishinja habe na kimwe rwose abagabo muri abana beza cyane bira utinyuke wowe nizeraga ushatse ko umwana Karine yagutereye ntabwo ari Birasa ntabwo ari Birasa none Birasa n'uwande n'uwanjye nyine wawe Yesu wa Karina ntabwo mbizi icyo nzi cyo nuko yagiye mu kigo kirera imfubyi ntabwo nzi ngo ntabwo namukurikiranye kuko icyo gihe urumva yamutaye ari agahinja kandi nanjye nayo mfite abana bato ntabwo rero nari kubasha kumurera ntabwo rero nigeze nkurikirana amakuru y'ingengo y'amenyo ntabwo nayamenya pe ndamwiyamye ariko komeza kwitirira umwana wanjye ubu narinje ahangaha kumubwiza ukuri ngo atangire ashakisha umwana we wagiye mu kigo cy'imfubyi agabanya ibintu byo gukunda amafaranga no gushaka kwirirwa asebya abantu siko n'igihe yansebye ngo ndi umurozi jyewe none se kako ariko tuvuga ibintu dusubira ibindi none se ni wowe Gakire wakoranaga na Birasa muri ofisi njya numva iryo zina Gakire njyewe ya bintu n'uruvangitirane pe none se kako ubu ubuzima bwawe bundi bubaye bute mu buzima busanzwe buba hehe ubundi nibaniraga na Birasa umwana wanjye aho Karine yatangiye kuza mu buzima bwacu akaza kwita nyina wa Birasa nk'ibintu byatangiriye kuba bibi atangira azana ibintu by'amakuru ngo ngiye ngo nabyaye umwana ngo mutamuri wese azana ibintu by'amakuru ngo naramwirukanye azana ibintu by'amakuru noneho Birasa rero nyine bashatse ibintu byo kumfungisha ndatoroka ubu ndimo ndagenda mpobagira ahantu hose ndarara aho mbonye ahantu mba rwose ni ahantu habi hagayitse nk'umuntu Domina wihaye ni ukugenda mbundabunda mbese ndimo ndihishahisha nyine ibibazo mfite byose byatewe na Karine hase shima kamubaze ko uyu mubyeyi numvise afite ibibazo na Karine kandi nanjye buriya numva ngashaka umuntu bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo umuntu muhuje umwana bigenda bite ari umukunzi wawe ko natwe Karina aratuzengereje niba neza ariko ukuntu bisobanuye ariko bimeze wareka tugafatanya ahubwo reka kwibanda amagambo nyine kako kumva ahantu n'ubundi uba utabaye mu buzima bwiza wazana tukaba tugufasha ukaba uri hano kuko ufite inzu nini ufite mane
dufite amanegisi uri kumva hano mu nzu dufite ibyumba birimo empty wawe waza ukavamo tukaba tubana mu gihe utarabona hano urakoze gake urakoze cyane cyane rwose ntabwo nzakubanga rwose narindiho nabi bundabunda umwana wanjye Latifa rwose ntabwo turiho neza ndagushimiye gake hari ibyo kurya birahari aho kuba amazi nta kibazo muzajya gusa n'ibyumba byuzuye ahangaha bitanga nta kibyo nanjye bizaba bijya mu buryo ibintu by'imanza ndimo bizaba birangira ubundi nzasubira mu mitungo yanjye ahubwo nimushaka nimugoroba cyangwa n'ejo muzimuke nta kibazo yewe ndabashimiye cyane pe ndabashimiye ahubwo reka ngende iyo nkuru nyibwire Latifa ubwire ko twabonye ahantu heza ho kuba nta kibazo rwose mwana wasaba rero reka urenze irembo burya koko Imana iranyibutsa umwana wanjye umutange ninde muntu ukubeshye koko njyewe se ntabwo umwana we gusa ahubwo wenda nshobora kuba ntarabikubwiye ariko umunsi mufata Clara ari kuvugira kuri telefone mumaze kugenda twaraganiriye anyemerera ko umwana ari we wamutanze. Birasa ntukambeshye nabimenye umwana wanjye ubifitemo uruhare mu kubura kwe. Umwana birameze umwana wanjye uratinyutse meze umwana wanjye nta kindi kintu nshaka kuvugana nawe. uratinyutse ubwo biturushye Wow, imbwa umwana wanjye shaka umwana wanjye none nahita kubahuka tagusora muri ino nzuga yubahuka hanshora umereze umwana wanjye fana iki nawe ugenda nta na kimwe uri iki hano mereze umwana wanjye rero ntawe nguhaye biratugiye kureba imbwa n'umugabo ntawe nguhaye tugiye kureba imbwa n'umugabo hasoni utinyuka wonyinire mu bwonko unzunguze sunumwa wabaye iki niki wabaye ahubwo wowe ufite iki kibazo ku buryo ufata umwana wanjye uyu munsi wa none ntabwo nzahana umwana wawe umwana wonka ndarahira izina ry'Imana ntabwo nzahana umwana wawe ariko umujinya n'uburakari ufite nakubwiye ngo nutabushyira hasi yego umuriro uri kwatsa ntabwo uzabasha kuzi nakubwiye ngo tujye kureba imbwa n'umugabo niba nagiye kurya iki zo mu ijosi aho bukera barazana n'icyuma mu mutwe bawukata. Mademoiselle, ça va? Turimo agace muyoboze, bien, muyoboze shaka. Niko. Ça va? Meze neza? Icara mubaza akantu gato yari umenyereza ino quartier. Ni umunota umwe hungura rwose ngutindira. Ko ahantu nari ngiye Nta kibazo ntabwo ndi gutindira. Ndabona umwana mwiza rwose utasuzugura. Shanje kwihuta. Ihangane umunota umwe gusa. Binyemerere, sibyo? Niko. Mwaje s'appelle Ludovica, neze mu Bubiligi niho mpamvu nakoresha ikiganza cyane. Neze mu Bubiligi. Yego. Umuntu umeze nk'umuturage nkawe. Yewe. Nuko navuye kera nkanya bintu byo kuba rwiyemeza mirimo, ngora ibintu by'ibyayi, mfite ibintu by'amafamu, amafaranga, mfite ibikorwa remezo. Umeze neza? None se hano hafi hari ahantu umuntu yabona de logement, la nuit. Umuntu yacumbika ijoro rimwe sinkwa ko bari hoteli mu yabari rogi. Okay. Ngiye ntabwo nza ahantu bari ku maroji gusa nyine hoteli ho nakurangira. Ahubwo reka nkwereke. Uretse gato. Jewe nkuko nari nkubwiye. Gusa nakuyobora vuba se nkigendera ku menshi. Sinkubeshye. Wikihuta sinkubeshye. Nanagukunze. Nkumva niba sindinjajwe. Sindi umugabo muhehesi. Ndi umugabo integre digne. Wankunze. Ariko bisanzwe biri aho ngaho. Kandi ndimo guteganya kuba nashinga business entreprise y'ibintu bimeze bifite amanya entreprise ya hotellerie.
imeze nka hoteli irimo n'akabari irimo na nyine iri ngifite amafaranga. Okay. Amafaranga kuko ahubwo buriya naza guhana akazi. Uzi ibintu bya comptabilité? Ndabizi cyane. Ibintu bya caissier muri comptoir urabizi? Ibintu bya management none se nibyo warugiye kumbaza ndi kwihuta cyane. Ndagira ngo ntware nimero yawe hanyuma hari umuntu ntegereje, hari umushoferi ntwarira ibyayi. warakaye urakajwe n'icyaka imiti gasohotse hamwe nerekeje umushyitsi sanze urakaye gake ubundi ufite ubwenge kubera iki uyu muntu ugiye gucumbikiramo ese ikibazo mufite uyu mugore Karine yigoga ambwira buri munsi ngo umugome n'umurozi niki ubu aka kanya muhuye wise wumva ko ugize inkukwe ese ubundi nkubazera iyi nzu kuzi neza ko dufite n'ibibazo twavuze n'impapuro twibwa duhiga impapuro ngo tuyigire yacu utangiye no gucumbikira abantu bafite ibibazo na Karine umuzanya hano nawe ubwaho atari iwawe hakuba ufite ubwenge ako tuni uyu mama uvuye ngani uri kuvuga gutya amagambo ameze gutya ni nyoko mva nkubwire rero umugore umuzi he ariko bite byawe uyu nguyu twarabanye urumva kuva kera nkiri muto cyane harabanye imico yenda yizi gutya nkuko waba uzi gutya umuntu ko abaye ubuzima bwe bwose ni umumama w'imfura urukumva nta mutima muwagira ni umuntu uzi kubana n'abantu ni umuntu ushobora kugira inama urukumva kandi none ikintu kiyongereho wumva ko afite ikibazo na Karine n'izindi mbaraga turatubonye none se bitwa kikuba bangaruze ariko urabona umuntu wishigishira uruzamwica nta wundi ni wowe ubwo nubwo abana b'abagore mu ubwo watangiye gufuha dore ko abagore muzira kubana mu nzu muri akora afite ubwenge bwo kubana afite umukecuru ahubwo ikibazo mfite ni ubugome gura mukecuru abo kumvishe ko abana n'umukobwa utangiye kugira ubwoba atenaza n'umukobwa ngiye humura rwose gakire ibi bintu bivanamo iyo mikino yihise araza ha gukora iki ko aricyo ndi kubaza ese mushaka afite ibibazo wamuretse aha bakahaguma oya mbamubwire kuba afite ibibazo gakire twumvikana aha ngaha ntabwo ndi bukwemerere kuba afite ibibazo ni kimwe no kuba yaza gutura aha ngaha ni ikindi turumvikana none se umuntu afite agera arabundabunda tuziranye abundabunda ubonye ari umugore usa nabi kurya ari kubundabunda ubonaga ari kuvuga ayishimye koko ncungiye hano ariko maze kugira nata nguhamagara ni umushoferi twari ibyayi byanjye telefone yawe ni 07 078 iyi ni telefone y'umukigingi wanjye yanjye icometse mu modoka 078 66 di 15 na kabiri di 16 sawa nzaguhamagara tubivuganeho sibyo mwana yashobora akazi Muraho ariko muraho neza mwise data bushase nabagushishira ni nabyo ariko koko urebye ku myaka yanjye ntawe ni gutitanye tashoboje sha twanicaye ku nzira n'ibyabe n'umuntu adarashwa ariko nta kibazo nyine urebye dore amasaha bayaya ugenda se reka da mbwiriwe da urebye ku isaha yawe isaa 8 ziriko zirashyika cyangwa saa 9 zirega kuri saa 6 iyo saa 8 zigeze kuri saa 6 abaye amasaha 2 14 byaba saa 9 bikaba amasaha 3 urumva rero ndakwiye rwose kandi rwose ndakora ugaragara nk'umupaturo ntiwaburishana cyangwa 200 amafaranga afite carte yanjye nayitaye mu modoka umushoferi arimo karita no kuvuga iki muri banki ngiye nkoresha y'amakarita koko yego uri umukire rero koko cyane yewe ndasubijwe rero habo nakoresha mwana ariko byasaba ko sinkiririndazi ndarya inkoko ni hene wayirya ni hene wayirya ariko inzara maranye imyaka yanjye yose maze ku isi ariko bitari uyu munsi bitari uyu munsi kuko umushoferi wanjye utwara ibintu by'ibyayi ahantu agiye kunywesha esanse arambwira mbe mutegereje hano kubera ko hari abantu bakunda tujya kuri telefone simashaka ko amabanga yanjye abakozi bayumva ariko ugira telefone yawe nka nimero ya telefone wenda nze kukohereza make nka 5 utwara nimero yego ndabashize inzara
ushobora kutayishira uyu munsi ejo uzashira inzara ebyiri ugashira uyu munsi n'ejo hazaba habaye none ndayipfuye urayipfuye twaduhombye iki nako urayipfuye hazaba basigaye nakundaga nk'umukire ariko nta n'umutima muntu ugira mwana ntabwo mvuze nabi uracyari muto rega ntabwo waba ngo ntacyo waba uhombye urandebuka ntacyo namarira igihugu cyanjye rero Rati uribuka inshuro nakubwiye ko agiye domina andi mapanzi upanze iki se noneho mama ye plani zawe ubundi sinjya nzimenyera habaye iki Rati ibintu bigiye mu buryo uretse ibigiye mu buryo ni ibihe sinakubwiye harya nagiye ntakubwiye aho ngiye nakugiye guserera ngo kwa Karine ngo ibiki aho rero niho habonekeye igisubizo ntumbwe ko mwarwanye aho ngaho niho mboneye igisubizo Imana iradushubije icya mbere tugiye kwimuka hano tugiye kuba mu nzu nziza inzu irimo amakaro kwa Gakire Gakire umwakoranaga na Birasa cyangwa n'undi Gakire uziko narangize ngo urambwe ngo dusubiye mu rugo kwa Birasa kwa Gakire mbaza uti bigenze gute cyakoze noneho nagiye koko nkuko byari bimeze ngiye kureba Karine ngira ngo mwiyame mpageze nsanga Karine ntakihaba yagiye hehe nsanga Gakire yaranarongoye igitangaje rero uzi ko Gakire naje gusanga ari umwe muri ba basore bafashe Karine ku ngufu Mana ishobora byose ngo iki none se mama njye sindi kubyumva none imibare uri kumbwira ndumvijemo n'ibihekane urashaka kuvuga yuko Karine abana n'umugabo wamufashe ku ngufu ariko bose nta n'umwe wari ubizi yaba Karine ntazi Gakire ko ari we yaba na Gakire ntago azi ko ari ka Karine gatoya kari gatoya yafashe ku ngufu ndumiwe ko numva noneho inkuru isubiye inyuma nka ya nkuru y'umwana avuga ngo isubire inyuma na umva rero noneho iturufi rya igihugu se mwana ubu igihugu ari ikintu wakimara cyangwa ujye ngo bya bitabishaka reka da urabona nsa nk'umusinzi yire shaka kuzaguha akazi uranzi uzi ibya comptabilité turahuye uzi ibya comptabilité ibyo ntabyo nzi pe uzi ibintu bya chefferie ntabwo mbere byumvishije ibintu bya buandere hari agahoteli ndi gufungura hano ka Busunzu ariko nakuramo amasuku da yego ushaka asa wumva ku ufite hoteli rero i Kigali cyane no mu kirere rwose ndasubije ejo harya buriya nta telefone ufite reka da ariko uzaze kwa Busunzu nyuma y'ejo baze umuntu wafunguje hoteli nako umuntu afite hoteli nshyashya ubwo barakuzi hose barazi baze Ludovic rango seu monsieur Ludovic hotel Ludovic afunguje hoteli Kabusunzu igitangaza rwose ntago nahayoberwa ntuzahayoberwa nkaho niba uri umukire bivuze ngo urazwi umudugudu wose urakuzi yego n'isibo ndazwi pe nize mu Birigi ariko nubwo nafite telefone hano hari iyo bita gatushi nk'iyo yawe ariko yanjye ruti yawe niho gato ntawo yibye jewe niba urafite aho ngaho yego oya ntawe ifite hano ariko nisize kujya abajura batayiba bambwe ko i Kigali hari abatubuzi benshi oui très bien ugeze ku Kabusunzu kuri hoteli yanjye banagwana nimero zanjye buza afite telefone zaho kuyandika ubwo bakuzi ariko bazaguhamagara dans mon bureau ni Kabusunzu yose ikuzi cyangwa na agace kamwe Kabusunzu hariya munsi y'ishyamba hari hoteli yanjye ku kigo hari hafi iwacu rwose burya nanjye dutuye harya Kimisagara ni ugutereramo gakeya rwose ntacyo naba rwose muri Kigali kandi murakoze kuba mumpa mwanya wanyu databuja yego mungu wanjye ego
mubanze muyipakurure telefone termine hanyuma mumpamagare. ese kugira umuntu ese ubu yaba yarakoze n'ibyaha oya nta byaha yaba yarakoze ibyaha akaba ari guhungira ahungira si mu Rwanda mu buryo wumva nyamara uzarwishigisha oya humura randa kandi uzarusoma oya humura reka dufasha umuntu nawe bagufasha nawe ushobora kugira ikibazo ugahora n'umuntu akagufasha kugira neza urumva ubu se warazi ko tuzabanga muri imitungo tukayidegembyamo ariko disi nuko none twanga no gufasha abantu no gutangije kugira nka Kari ushobora kugira nka Kari ibyo ushaka ugira umutima mwiza ejo narakoze ese ubona udakeneye gufashwa uvugisha kuri wowe udakeneye gufasha wowe umva nkubwira cyangwa uri mu nzu y'abandi irabi yawe utangiye gucumbikira abantu bafite ibibazo na Karine ariko ufite ikibazo cyane mufite uburenganzira sindi umugabo w'isezerano ibyo bintu n'ibyangombwa n'ibyo bizaza nyuma ariko reka dufasha abantu ibindi bizaza nyuma gusa ufite ikibazo ura n'umubyeyi kandi yagize kugira neza urumva kandi umva kaza amabanga menshi urumva ura n'ushobora gufata tukava mu Karine tukamurandura duhere hasi tukamuhandura tukamujugunyira tukamurenda ubugize imana ubonye umuntu uzi n'amateka ya Karine ushobora kumva ko ibyo ngibyo ari ibyo tugiye gukora Karine ahubwo bikazakugirirwaho ari wowe urwishyize kandi ukarusoma abagore ndabazi nuko watuje abagore buravuga menshi ariko utora amazi niba ufite ubwenge utore amazi ndakubwira nimba urashaka n'ubwire ngo nimba ushaka gutora zacyo twumvikana kandi menya ko ndi umugabo utashaka kuzuga rimwe Karine andi mu byanga mba mfite ijambo niba ntabwo ari ibyo ndi kuvuga ahubwo ndashaka kujya mu byibuze uca ubwenge bwenge sura nta bwenge mfite isura cumbikira abantu ko kuri ibyo bitwaye umutima ugira ukurahe bitwaye reka tugerageze amahirwe y'umuntu tumufashe wasanga ari neza zacu zatuma ese wasanga ari umugisha tuzanye tari Karine yambwiraga ngo yiga kubita ubusi ibintu bya Karine ubu wabyemera Karine ibyo avuga byose ibyo guhimbara byose urabyemera ibyo ariko kuvuga urabyemera no tuvuge ko amagambo Karine ibintu Karine mvuga kimwe cya kabiri bari byo ariko n'ubundi nibyo yavuze kuri uriya mugore kimwe cya kabiri aramubeshira ko nta cyiza yigeze amubwira ubusore na Karine ngo uramumanyi gitwara abanye ngo ndakubwira umuntu twara abanye mu busore bwanyu urumva nzi neza yangiriye kandi neza iturwe ubu mubone muterera agenda yamanga yangara ugasoza reka za hano bari hano nta kibazo ibindi bizakurikira ntabwo byatuma gahunda zacu zihagarara mu nta kibazo sibyo Gakiremeye kuncumbikira ubundi mpanganisha abanzi babiri vutu domina twigaramiye basubiranemo ndyamye ngaramye ndya ntahashye none se mama bivuze ngo twe tuvuye mu kibuga tugiye kuba abafana tugiye kuba abafana baringi Gakire na Birasa bagiye kujya barwana irindi kosa nabeshye Gakire ko Birasa atari umwana wa Domina ko Birasa atari umwana wa Karine ko Birasa ari umwana wa Domina yibyariye mu nda mubwira ahubwo ko umwana Karine avuga yamunjugunye nanjye nkahita mujyana mu kigo cy'abihaye Imana bakamurera nk'imfubyi Yesu we Nazareti akuse mama mbabarira azajya kumenyekanira Domina nzaba narakuyemo ibyanjye ibintu byarasubiye mu buryo sindi mapanzi mami none ndumva iyi mibare mbabarira umbwire ibi bintu uba wabyanditse is this a diary is this a story is this a movie narakubwiye ngo nagira agapira nsinde ibitego ubibone wigaramye icyambere tuvuye muri iyi miheno tugiye kuba ahantu heza Gakire rwose ni Gakire cyara twamwitaga Rudomo ariko yabaye ikigabo cy'igipupa cy'uruda cy'igisitari cyambaye amaherena cy'igihara wagira ngo kiba cyashyitse mu buto none yaba umuherwe n'amazahabu gusa umubiri wose ngiyeho Gakire namonye mbona amafaranga amunyanyagiyeho ambwira ko ntazabura icyo ndya ambwira ko ntazabura aho ndara ambwira ko nza akama icyumba muri iyo nzu maze rero umwana wanjye nituhagera uzaba ikigoryi hari akagore kameze nk'indushyi kari hariya rero mama shenge niko kavuze twatwumvirije ibyo twavugaga karangije karavuga none se nguko numva twese duhuriye ku mwanzi umwe ari we Karine ngo twakwifatanyije ku mutima ntikoca
urumva umugore bwiwe yamaze kuguha karibu ariko ibyo ari byose ubona we ni umugore w'ihabara ko namubona ushatse nawe wanamuvanamo ushatse kuvuga iki tugiye kudamarara oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kunyuramo byose bizarangira natitaderehereza